Yandabasuje cyane mwese inshuti zanjye nziza cyane mu nkunda kandi nanjye nkaba mbakunda birumvikana of course. So uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe ku kintu kivuga ati sobanukirwa ibyo wifuza kumenya ku bahakazi byose ukwiye kubisobanukirwa kugira ngo by'umwihariko unabirinde bahakazi nibajya baguhakinga ujye umenya ukuntu ubirinda. So umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda n'icyenda witwa Jonathan cyangwa se wita Jonas wabita Jonathan James yari afite imyaka 16 ubwo yakatirwaga igihugu gufungwa mu rugo. Bumva yakatiwe imyaka 16 ubwo yakatirwaga gufungirwa mu rugo. Ibyo byari nyuma yuko akoze icyaha gikomeye cyo kwinjira cyase cyo kwinjira amabanga y'ikigo kigenzura ibyerekeranye n'isanzure naza. Yabashije gusoma ubutumwa burenga ibihumbi 3 kandi amenya amajambo banga y'abakozi bakoraga mu gace gashinzwe guhangana n'ibikorwa by'iterabwoba. Icyo cyari igikorwa kidasanzwe, akaba ari nabyo benshi bita guhakinga cyangwa se icyo bita hacking, ibyo bita guhakinga. So ubundi hacking ubundi mu magambo make ni igikorwa cyo kwinjirira amabanga y'abandi atakugenewe, donc wowe kayinjira ukayamenya. So cyane babivuga bashatse kuvuga amakuru abitse mu buryo bw'ikoranabuhanga muri mudasobwa, telefoni cyangwa se kuri internet cyangwa se ibintu nk'ibyo n'ibyuma by'ikoranabuhanga. So umuntu ukoze iki gikorwa niwe wibita umuhaka cyangwa se bitwa n'abahakazi. So abahakazi rero niko bitwa nyine. So uyu we akoresha ubushobozi bwe n'ubumenyi aba afite mu mikorere ya mudasobwa akabasha kwinjira mu mabanga atamugenewe agamije impamvu runaka. Zimwe mu mpamvu zizwi zituma abantu bahakinga cyangwa se cyaze bakunda kwinjira mu mabanga atarayabo, biha ikaze mu makuru atabagenewe. Ibi ni cyangwa se ibi ni bikurikira sasa rero kurikirana ibintu baje gusobanukirwa uyu muntu. So mu byo binjira mu sasa nibi bikurikira. So icyambere, amafaranga. Hari abantu binjirira ikoranabuhanga ry'abandi bagasaba amafaranga ngo barisubize. Ayo mafaranga mu ndimi z'amahanga yitwa iyo bita ni ransom. Bumwe mu buryo ibi bikorwa ni uko umuhaka akohereza virus cyangwa se ibyo bita virus iza igafunga amakuru yabo, ukaba ushobora kongera kuyabona ari uko wishyuye amafaranga. Muri kumva ubundi buryo bwa kabiri sasa, kumenya cyase kumena amabanga. Hari abantu bahakinga bagamije kumena amabanga. Ibi cyane babikora ku bigo bikomeye cyase ibigo bikomeye nyine bigiye bikomakomeye. So ibigo nka Sony, Yahoo cyangwa se eBay, Facebook n'ibindi bizi uko bimera. So kugira ngo iyi ngingo yumvikane neza, fata urugero rw'umugabo witwa Julian Assange, akaba umwanditsi w'umunya Australia wamenaga amabanga y'igihugu bikomeye abinyujije ku rubuga witwa ngo ni Wikileaks. So reka tujye ku cya gatatu rero sasa, guhagarika ibikorwa. Bamwe mu bahaka cyangwa mu bahakazi bakora ibyo bahakinga, bakora ibyo bakora bagamije kubona ibikorwa biri hasi gusa, ku buryo ashobora gutuma systeme yawe yagiye hasi cyangwa se akanagusigira ubutumwa bukwishonguraho, cyangwa se bikarangira guhombesha, cyangwa se nyine akabikora mu ubwo buryo kugira ngo aguhombye, cyangwa se ni virus agufite, cyangwa se n'indi shyari, cyangwa se muri abacompetitors nyine murahanganye. So icya kane kiranga abahakazi, donc no kuvuga ngo kugira icyo bagaragaza. Donc abahaka cyangwa se abahaka ko bo cyangwa se baratangaje kuko bo ntibashaka ko cyangwa se ntibaba bashaka kwiba amakuru gusa cyangwa se amafaranga. Nabo babikora kugira ngo babone umwanya wo kugira icyo batangaza cyangwa se bagukora iminkuru corona. Abahakazi nabo ni hatari. So reka tugeze ku ya gatanu kiranga abahakazi. So kureba intege nke za system
cyangwa se kugira ngo iyo system bayinjemo barebe intege nke ifite, cyangwa se barebe nimba bajya bayinjemo bakayikoramo ibyo bishakiye nyine bagira ngo barebe izo ntege nke zayo. So hari abahaka bo binjira ibigo bitandukanye n'imbuga zitandukanye kugira ngo bamenye intege nke izo system zifite. Ibi ngibi kandi ngo ibigo bimwe na bimwe nka Facebook barabyishyurira bikahana cyangwa se bikahana akazi abo bantu ngo bagiye babafasha kumenya intege nke bafite. Donc no kuvuga ngo wenda nk'ikigo runaka kikaba ati mugende mutunekere ikigo runaka mumenye imbaraga nke gifite kugira ngo tuzakinjire tumenye ukuntu natwe twaje tugira ute kugira natwe twaje tumenye ukuntu nyine twajya twikora ibintu byacu cyangwa se tubibe makuru ibintu nk'ibyo. So hanyuma rero menya uko cyangwa se icyambere ukwiye kumenya by'umwihariko so ngayo nuko nkorero ntago babyoshye. So ibyo tuvuze byose ni impamvu abahaka bashobora cyangwa abahakaza bashobora guhakinga, ariko ushobora kuzasanga abandi bafite impamvu zabo gusa zihariye, cyangwa se no kujya batesha umutwe. Abahakaza bari mu byiciro byinshi bitandukanye. Hari n'abagezweho gutesha abantu umutwe gusa kugira ngo bateshe umutwe ikigo runaka, cyangwa se batesha umutwe abantu birahunga gusa nanone abahaka bose cyangwa abahakazi bose ni ibi ntabwo babihuriyeho, kuko hari ibyiciro bitatu by'abahakazi. Icyiciro cya mbere nicyo bita black, ni icyiciro cya mbere cyitwa black hat hackers, abahakazi b'ingofero b'ingofero so y'umukara. aba cyangwa se abangaba ni abahaka, cyangwa se twavuga ko ari abagome. Abangaba bambaye ingofero mujye mbona utumenyetso twabo tubaranga, kuko ibyo bakora babikora nta mpuhwe. Ni nabo cyangwa se nibo babikorera amafaranga, cyangwa se ni nabo babikoreramo amafaranga, cyangwa se kwishimisha ko bahagaritse ibikorwa runaka. Cyangwa se ntibite ku ngaruka ziraba nyuma cyangwa se zizabyara nyuma. Bashobora kuba babikorera cyangwa se bakaba bahabwa akazi n'abandi bantu runaka bafite urugero nk'izindi company zindi zitandukanye, bati mugende musenye ikigo runaka mugihakinze. Ariko urumva aba competitors kuntu baba bameze hano, bati mugende mwinjira ikigo runaka, companies runaka ikora kuri internet, muyihakinge muyishyire hasi. So ikindi cyiciro cya kabiri rero cy'abandi bahaka bari muri bya byiciro nabwiye bitatu. So icyiciro cya kabiri cyitwa ngo ni white, niyo itango ni white hat hacker, cyangwa se abahaka b'ingofero y'umweru. Aba bahaka ni mbona abana beza, nibo bahabwa akazi n'ibigo bitandukanye cyangwa se abantu batandukanye kugira ngo bajye bagerageza kubahakinga mu rwego rwo kumenya intege nke ziri muri system zabo, cyangwa se banahakaza kugira bajye babahakinga barebe nimba iyo system zabo zubatse niba zifite umutekano uhagije. So urugero nk'ahandi umuhaka ukampa akazi ngo nge ngerageza guhakinga system zawe, turebe niba ndi muhaka wo hanze cyangwa se muhaka wo hanze yashobora kwinjirira. Ibi nanone byitwa ibyo bitwa ngo ethical hacking, ibyo bitwa ngo ni ethical hacking. So hanyuma rekaza abangaba baza ku cyiciro cya gatatu, aribo bitwa ngo ni grey hat hacker, cyangwa se grey hat hackers, aba bahaka bo b'ingofero y'ikijuju. So ababo baba beza cyangwa se baba babi bitewe n'uwabahaye akazi. Ariko urumva bahakaza babikora nk'akazi doko ruvago n'abantu binjiriza ahantu henshi hatandukanye. Hari n'abaza bagahabwa akazi n'andi makampani menshi atandukanye kugira ngo bigende binjira duka abagabo binjiriza kuri internet, ariko bicishije mu ubwo buryo. So urumva ariko nabwo n'ubujura bitandukanye, birumvikana nabyo n'ubugizi bwa nabi. So ubu tumaze kubabwira ubwoko bw'abahackers n'impamvu zitandukanye zituma bakora ibyo bakora. Buri wese yaba umuhaka, ariko bitwara igihe hagije cyo kwiga no kugerageza kuba ibyo buhaka nyine bishaka kujya guhakinga. So gusa ndagira ngo nkubwire ko nta shuri na rimwe rizagwigisha guhakinga, ahubwo
baguha iby'ingenzi abahakazi bashobora kuba bakenera. Ibi ni bimwe mu byo usabwa ngo ubashe kuvuga cyangwa se kuvuga ko uri umuhaka. Ariko nanone twumva ikintu nanone, ntabwo abahakazi bose ikintu nanone cyumve neza, ntabwo abahakazi bose ikibagenza ari kimwe. Hari n'abahakazi b'umwuga babikora nk'akazi k'umwuga gasanzwe kabatunze kandi ndetse yewe navuga ko kanemewe n'amategeko, ahubwo wenda abo bahakazi b'ukuntu bo bakora cyangwa se n'ukuntu izi system zabo bazikora bo ahantu hambere baba batandukaniye bo n'ababandi ba mbere. Ababo urugero n'abakora bagahabwa akazi n'izi company kugira zibahake cyangwa se zicunge umutekano w'ibindi bigo bindi bitandukanye byabo, kugira ngo hatazagira abandi bahakazi bamwe babagome binjira muri za ntuza. So donc no kuvanga abahakazi ntago bisobanuye ngo n'uyu mwuga runaka, donc wanaba n'umwuga ariko mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ahubwo wenda bitewe n'ukuntu abantu ngira ngo babikora. So ubumenyi bukenewe n'abahakazi. So icyambere ugomba kuba ufite ubumenyi bw'ibanze kuri mudasobwa. Utabufite ikindi byose uzaba ukora ntacyo byazakugeza, ibindi byose wazakora ntacyo byazakugezaho. So aha harimo gusobanukirwa icyo mudasobwa icyo ari cyo ndetse n'ibyo ikora, kandi ukaba uzi kuyikoresha mu mirimo yohereje cyangwa se yorohereje yibanze, ndetse uzi no gushyiramo porogaramu nshyashya. Ibi byariko birakomeye, ntabwo ari ibintu upfa gukora mu buryo bworoshye. So icya kabiri ugomba kuba ufite ubumenyi buhagije ku buryo ibikoresho by'ikoranabuhanga bitumanaho cyangwa se bigenda bitumanaho ukuntu. So cyangwa se icyo bita networking mu ndimi z'amahanga. Aha harimo byinshi birimo icyo bita IP address n'izindi cyangwa se n'ibindi bitandukanye bindi ushobora kugenda umenya ku ingingo. So icya gatatu ugomba kuba ufite ubumenyi kuri programs zibanze, icyo bita operating system. Izi ni programs zibanze zifasha kugira ngo mudasobwa igire akamaro. So izo operating system rero ugomba kuba uzizi kugira ngo bigufashe. Icyakara ugomba kuba ufite ubumenyi buhagije kuri programming. Icyo bita programming mujya mucyumva ngira ngo n'amashuri babyigisha. Icyo bita programming ni ubushobozi bwo kuba wakora program nshyashya za mudasobwa cyangwa se telefone. Ibi nabyo bisaba kubyiga, ntago ari ibintu bitoragura. Ikindi cya gatanu gusaba kuba ufite ubumenyi bw'ibanze mu guhisha amabanga cyangwa se guhisha amabanga. Nshatse kuvuga ni nka kwa kundi wandika 65 ikaba isobanuye hari uburyo bwinshi ibi bikorwamo. Iyo umuntu abifitemo ubumenyi biramufasha cyane. So gatandatu rero, sasa cya gatandatu kiza gusaba ugomba kuba ufite ubumenyi buhagije ku mutekano wa mudasobwa, icyo bita cyber security. Mujya mu byo ngo ni za cyber security. So izi za cyber security cyangwa se cyber security na accent ukoresha kugira ubumenyi buhagije ku mutekano wa mudasobwa bigufasha kurinda umutekano neza no kumenya kureba niba systems zirinzwe cyangwa se zirinze cyangwa se zifite ibibazo runaka, umenya no kuzigira. So ubu ni bumwe mu bumenyi bw'ingenzi ukeneye, ariko nanone ibi ntibihagije. Ukeneye gukora cyane, ukiga kandi ugasobanukirwamo cyangwa se ugasubiramo, ukagerageza n'uburyo bwinshi butandukanye bwo gukora ibi bintu. So abidatinze uzatangira kubona itandukaniro mu bushobozi n'ubumenyi bwawe, kugira ngo uzatangire gukora ibintu byinshi bitandukanye bizakujya nawe mu muntu wahatari. So abahakazi bafite byinshi byiza n'ibindi bibi. Donc niyo mpamvu ntabwo bene abahakazi ntabwo bose ari babi. Ikintu cyo tucyumve, hari abahakazi bingegera, abo twitwa ngo abahakazi bingegera kamurisha Inyarwanda. Hari abahakazi bingegera bibisambu bashinzwe kuza bakora bwa buryo bw'ubugegera nyine bw'ubusambo, bw'ubusuma cyangwa se bw'ubunyoni nk'uko abantu benshi bakunze gukoresha. Bo aba ni ibisambo nyine, nta kintu. Abahakazi bafite ubumenyi bwa computer ariko n'abajura. Kugira ngo tubisobanure, ni nk'uko urugero abantu baba bazi ikintu runaka n'ukuntu gikora, ariko none hakaba bagikoresha neza, akaba n'andi babajura. Rero aba rero twavuze bintuza babagize ba nabi butugofero tw'umukara, bo n'abajura nyine bagezwa no kwiba neze n'ibisabo nyine z'ibisabo, urumva nta kundi. So akaba rero n'abandi rero biza bashinzwe kurinda ahubwo umutekano w'ibi bigo bitandukanye byinshi, cyane ibigo byinshi bitandukanye bibahakaza kugira babirindire umutekano wo ku mbuga nkoranyambaga. Ku mutekano wo ku mbuga nkoranyambaga ntabwo awurindisha isasu cyangwa se mbunda cyangwa se ndembo cyangwa se kibando cyangwa se washyira umusekirite runaka, ahubwo
abasekirite barinda ibi ni abahakazi bariko b'abana beza b'imico myiza bazi ko guhakinga mu buryo bwiza ariko nanone barinda umutekano w'ibigo byinshi bitandukanye. So aba nabo baba bakeneye. So abahakazi bafite byinshi byiza n'ibindi bibakora, ariko wowe ukwiye guhora urinda amakuru yawe. So nubwo igitero cyaba kitagabwe kuri wowe, ushobora kuba ikiraro kigera kuri mugenzi wawe. So rero mu by'ukuri turabashimiye bavandimwe inshuti zacu rwose. Mu by'ukuri ntekereza ko n'uwashaka kuba umuhaka wajya kubyiga mu buryo bwiza bwemewe n'amategeko kugira ngo uzabe umuhaka mwiza, uzajya urinda ibigo byinshi bitandukanye by'ikoranabuhanga, cyangwa se ukanarinda na systeme z'abandi, ukanarinda n'imbuga nkoranyambaga z'abandi, aho kugira ngo ugiye kuba igisambo cyo kwirirwa wiba abantu kwiza imbuga nkoranyambaga. So dukora kuvuga ngo aya makuru tuguha yose ndatekereza hari icyo bikwigije kandi ubashe gusobanukirwa byinshi cyane. So ndabashimiye cyane rero, reka duhure ubutaha, murakoze cyane.